Yesu ashimwe bene data murahoza ngiye kubereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yuzuye ibambe n'urukundo, tugushimiye kuduha umwanya wo kumva ijambo ryawe. Nyemerera mwuka wawe wera aduhishurire icyo watugeneye, anadushoboze gushyira mu ngiro icyo dutumye binyuze mu ijambo ryawe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatatu w'icyumweru turimo turaganira kuba inshuti y'Imana. Kuri uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 39, turasoma umurongo wa 7 tugeze ku wa 9. Haranditse ngo hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu aramubwira ati turyamane, maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntangenzura ibyo mubikiye mu rugo, ndetse mbikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo ntawe urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo kinyime keretse wowe kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo gacumura ku Mana? Imana ashitugirire neza. Turacyarimo turaganira ku kuba inshuti y'Imana. Nakunze ubuhamya Yosefu yahaye uyu mudamu, yamubwiye ukuntu Imana yagiye imugirira neza, ikamuzamura, ikamuhereza gukundwa na sebuja, amubwira ibintu byinshi. Ariko ubuhamya yamuherezaga nubwo bwari ubuhamya, n'ubundi uriya mudamu abasha kumenya uburyo Yosefu yakujijwe na sebuja, ariko ntago ishimwe ryari ryakwiye, ntago ubwo buhamya ishimwe ryaryo ntago ryerekeraga kuri sebuja, ahubwo ryerekeraga kuri data wa twese uri mu ijuru. We yari yarazirikanye ko ineza yagiriwe na sebuja atari we ukwiriye kwishimirwa no kwiratirwa, ahubwo ni neza ikwiriye kuratirwa Imana, kuko mu by'ukuri si sebuja wamugiriye neza, ahubwo ni Imana yakoresheje sebuja kugira ngo amugirire neza. Yumvaga gucumura aza kuba acumuye ku Mana yamugiriye neza ikoresheje sebuja. Ntago yumvaga ari ibintu bigarukira kuri sebuja gusa, oya, ahubwo kudacumura, kudakora icyaha ni inyiturano y'urukundo yakundanaga n'Imana. Ntago ari inyiturano gusa ku neza ya sebuja. Sebuja byari birenze sebuja, kuko sebuja kumugirira neza, ubundi ukurikije uko yari ameze, yari yaraje ari umugurano, kandi abagurano ntago bari guhabwa icyubahiro kingana nka kiriya. Abagurano ni abantu babaga baraguzwe, ari abacakara, ari abantu badafite agaciro na gatoya. Kumuzana rero mu rugo rw'umutegetsi ukomeye nka Potifari, agakuzwa agakomera kugeza ku rwego ngo sebuja atarakina mugenzura, ibyo yabonaga birenze ibyo sebuja bashobora gukora, ahubwo n'Imana yari yarabikoze. Imana yashitugirire neza. Aravuga rero ubwo nyirabuja yamwingingiraga ko baryamana, aravuga ngo sinabasha gukora icyaha kingana gutyo ngo ncumure ku Mana. Imana itugirire neza. Nakunze ukuntu atavuze ngo ncumure kuri databuja, oya, ahubwo yumvaga aza kuba acumuye ku Mana yamuhejeje gukundwa na sebuja. Imana ashitugirire neza. Kuzirikana amateka yacu n'Imana, amateka y'urukundo rwacu n'Imana, bituma hari ibyaha tudakora. Imana itugirire neza. Nkwifurije kongera gusubiza amaso inyuma, ukongera ukazirikana amateka yawe n'Imana, uburyo Imana yagiye kugirira neza. Ya neza yose wabonye, bwa buryo bwose wagiye uzamurwa, kwa kuntu kose wagiye urengerwa mu bihe bikomeye, mu by'ukuri ntabwo ari abantu babaga babikoze, ahubwo n'Imana yabaga ibakoresheje. Imana yashitugirire neza. Ntukazirikana abantu, ahubwo jya uzirikana Imana, kuko iyo ataza kuba Imana ntabwo baba barakugiriye neza. Ya neza yose wabonye, bwa burinzi bwose wabonye, bya bitangaza byose byabayeho, nuko Imana igukunda. Mwifurije kujya ubizirikana, kuko nujya ubizirikana bizajya bituma hari ukuntu ugira imbaraga zo kudahemukira ubucuti bwawe n'Imana. Yosefu akubera urugero rwiza. Yazirikanye ko Imana yamurinze mu bikomeye yanyuzemo byo kugurishwa, gushyirwa mu rwobo n'abavandimwe be bashaka kumugirira nabi, ariko Imana ikamukuramo. Ukuntu yagurishijwe n'Abishumayeli, ukuntu yajyanwe kwa Potifari, ariko Imana ikagenda imuzamura. Ibyo bintu byose yarabizirikanye, nuko bimuhesha bimuhesha kugira imbaraga zo kutaza guhemukira Imana. Imana ashitugirire neza. Asabwe gukora icyaha na nyirabuja, aravuga ngo sinabibasha. Imana ashitugirire neza. Sinabasha guhemukira Imana. Umubano n'ubucuti wubatse na Kristo, ibyo byose mvuze by'ukuntu Yesu yagiye kugirira neza, by'umwihariko akanaguhereza agakiza. Umubano n'ubucuti wagiye ugirana na Kristo ntukabigurane iby'inaha ku isi bitazahoraho.
ngo bigurane bimwe bituma ukora icyaha. Ujya uba umunebwe ku bintu byo gukora icyaha kubwo kuzirikana neza Imana yakugiriye. Nujya wibuka ukuntu Imana yakugiriye neza, nujya wibuka urukundo Imana yakugiye kwereka, bizajya bituma uba umunebwe ku gukora ibyaha. Imana yacu tugirire neza. Yesu Kristo ni icyo agushaka, kuzirikana urukundo yagukunze biguheshe imbaraga zo kudakora ibyaha. Buri gihe uzirikana inshuro zose Imana yagiye ikurengera, ntago wakikirisha gukora icyaha ngo wenda tuvuge wikirisha uburiganya cyangwa se ngo wikirishe kubeshya. Hari umuntu ajya muri situation kumva kubeshya nibyo biza kumurengera, cyangwa se yagera muri situation kumva guhemuka cyangwa se kugira nabi, ariko uzirikanye imbaraga Imana yagiye ikora, iby'imbaraga Imana yagiye ikora ku buzima bwawe, wakongera ukibuka yuko Imana ifite imbaraga ziruta iby'ibyo binyoma n'ibyo bintu byose, hanyuma ukiringira Imana. Imana yacu tugirire neza. Nabasha nte gukora icyaha kingana gutyo? Nuko Yosefu yavuze, ese ubwo ubibasha ute? Ubasha ute kurenga amateka yawe na Kristo, uburyo Imana yagiye kurengera? Ubasha ute kuyarenga ukayarenza amaso ukajya gukora icyaha? Garukiraho nukora icyaha, ubu munibwe ku byo gukora ibyaha kubwo kuzirikana urukundo ukundana na Kristo. Urakoze Yesu aduhana.